twigeze kuganira ibintu birantangaza, ikintu kijyanye n'ubuzima bw'abana b'abametisi. Mwese ko byari secret bijangaho bite? Ni izihe mbogamizi wahuye nazo nk'umwana w'umumetisi? Umva nko muri iyo myaka nyine nkura ugasanga muri societe yitwa iyo ngiyo y'abazungu uvukamo nta ukwemera nta ukuzi. Ugasanga no muri iyo ngiyo y'abanyarwanda aho wavukiye nabo baragufata nk'ikintu cy'icyana kiraho ngaho cyavutse muri ambuteyage nyine kitari ku muri ibintu bitari ku murongo. Uretse no mu bwana nigeze kwifata njya kuri ambasade nyine dukomokaho genda ndabareba ndabatekereza amateka yanjye abango rero ngo dufite ikibazo ngo kubera ngo abana nkamwe ngo mujyayo mugatera ibibazo mukajya gushaka muri biriya bihugu mugatera ibibazo mukajya gushaka iminani ndavuga ukuntu ngiye nakuze ntabwo nabyifuriza uwundi ni kandi ntabwo ari buri wese ashobora kumva uwo musonga kereka nkanjye nabibayemo mbizi. So intego rero yamerwa icyambere ni ugufata abana kwanza ukabigisha indangagaciro za Kinyarwanda, akamara kumenya ko ari umunyarwanda akumva ko afite igihugu cye agifiteho uburenganzira 100% nk'abandi bana.